Journée 29 rero rigani ishingiye he, ishingiye ingoma. Kimwe mu bintu abareba bagomba gutegereza no kureba Muhazi nayo ifite ikiharanira nkuko Bugesera yari igifite cyo kutamanuka bose. Impamvu ni imwe, no kureba niba Bugesera hari icyo Muhazi niba hari icyo yakora ku ikipe y'ingabo. Zandani zivi Muhazi ngura zifite Zandani ibintu ngiye mbibabwire mbibasubiriremo. Iyi match ya APR na Muhazi irakomeye. Yivuze ngo match ya APR irakomeye, abantu hitwanga ngo ceceka ngo ibyo bireke ngo byararangiye turabizi gase ngo ubwo ngo urashaka kutubwira cyangwa yakorogaje. Iyi match ya Muhazi irakomeye. Yajya mu mwiherero nta gahunda ifite. Imacha ya Muhazi irakomeye. Nese yagiye mu mwiherero kwa Gatugaju. Ngiye kubabwira ibintu bitatu bigomba gutuma APR yitonda cyane. N'abafana ba APR batekerezaga yuko batari buzamukane nayo kwishyigikira. Amakwasteri 30 ho merukira ngo ubu ngubu yamaze kubona. Ubwo ntibababeshya. Ubwo amakwasteri 30 kwasteri y'abantu 30 APR zajyana amafana 900 hafi igihumbi. Igihumbi ni bake. Ira stade zuzu. Amayenga rero. Abafana ba APR batangiye gukoresha bandrole. Abafana ba APR mu nyandikire niba koko muhari niba muzajya ingoma. Kamaze mu izindi Zandani. Abafana ba APR barimo baraprintinga ngo noza fry. Bana kira gitifo kinini. Bira bintu byanditseho cyanditseho ngo champions. Muhazi ngo ntago bayibara. Bagiye gutangira ngo bashaka kuzakora urugendo ruvayo bagaruka muri Kigali kwitegura Musanze bavuga bati tuzabirangiza. Bazaba bakeneye kunganya gusa. Reka mbateguze rero. Nibatsina Muhazi. Iyi message rekanye bateguze. Barabikoze iginyagatara ariko ibyabaye. Reka bibateguze mbibabwira hakiri kare. Iyi match ya Muhazi niyo match igiye gukomerera APR mu mateka yayo. Kurenza match basezeremo Simba, Jimmy Gatete sende igitego 8-6-8-8. Oh yes. APR igiye guhura n'ibintu itigeze ibona ingoma. APR nyamukandagira. Iyi ngiyi iyi APR maze iminsi itsinda kimwe cya penalty. Iyi APR iragwa ingoma. Oh yeah. Ibintu Zandani ziri ingoma. Muhazi iri muri lokale. Bantu muri Rwamagana, bantu muri Kayonza, bantu muri ingoma. Abantu mukunda rero muri ibyo bice, bantu mukunda Muhazi mugura amatike. Ruvuye ngano ushaka unanareba amatike, bwira abantu bagura amatike. Abafana ba APR niba mushaka kivayo kuko akakanye birayikomeranye. Ni mugende mugura amatike, mwitegure mugende mujye gushyigikira ikipe. Bayasohoye se Muhazi iri mu mazi abira cyane. Yamukandagira. Njya kubwira ibintu bitatu nabikubwiye. Muhazi iri ku mwanya wa 14 ifite amanota 30. Kandi match ya nyuma ya Muhazi izajya gukina n'Amagaju ihuye. Icyo gihe ndakubwira ko Amagaju turi kuvuga na ya 15 nafite amanota 30. Baranganya. Bivuga ngo Muhazi niba hari ikintu cyayerekera mu cyiciro cya mbere no kurasa APR ku rutonde bya bindi muvuga ngo mu Rwanda ngo ikipe itegura indi ngo ikayihereza ibiki ngo ikayibwira ngo kora ibi. Muhazi yashyize abakinnyi muri lokale guhera ku munsi wo kuwa mbere. Oya bari muri Avega. Ahantu bita muri Avega mu mudugudu niba ari kuri hotel ya Avega. None Rwamagana mu mujyi. Mu mujyi. Itike ko nabana yihenze. Tike ni 3 5 10 20. Ntago bayihenze ni make. Ugomba kuminimiza match itanga igikombe bitatu ni make cyane. 3 ni make cyane. Atanga ni APR. Ariko nibyo. Ntago bagiye gukina na Rutsiro. Ubwo bitatu n'abandi basigaye hose. APR. 3 nayo ngaho. APR rero bitatu na amafaranga ari fe. APR se bitatu babibura. Oya. Icyo ni icyambere. APR ni ukuvuga ngo ahangaha kuri Muhazi iravuga iti nta kintu na kimwe dufite cyadwa kugwa mu cyiciro cya mbere usibye gutsinda iyi match. Muhazi bambwiye bati ubwira abafana ba APR ubabwire ko amazi atakiri yayandi, ubabwire yuko bitegure kuzaza kota umuriro. Ati Kigali badutsinze igitego kimwe ku busa. Cyabonetse ku munota 39 gitsinzwe na Frodoari. Ati wumve ko twatsinzwe n'umumediateur byari byabanje kugora APR. Atari ku ikintu kizaba ingoma. Ati APR igomba kuhata amanota. Ati nikora igitangaza igomba gucyura. Ako Muhazi bamugani binomera yekomeranye kuko uzika Amagaju twaje kubibwira abantu. Amagaju arakina uyu munsi na Kiyovu. Naguye ngo Amagaju arahura na Kiyovu uyu munsi iwabo ingoma na mini ibutare. Bo baravuga ati ibutare nidutsindi match ya Kiyovu turatugiye imbere amanota 3. Ikipe ya
Muhazi izaba isabwa gutsinda APR kuko itabikoze umunsi wa nyuma byahita Izajya bisaba ihuye. gusa kunganya ku magaju akigumira mu cyambere Amagaju. bivuga ngo Kiyovu ntakiri kurwanira amagaju aragarika Kiyovu narangiza kugarika Kiyovu ikipe ya Muhazi bazaba yirusha 3 izaba ikeneye gutsinda APR kugira ngo bongere banganye amanota 31 bajye kwihurira ihuye bacurubanza zivuge. uguma mu cyambere cyangwa numanuka mu cya kabiri Ya. ndakumenyesha ko iyi kipe ya Muhazi yakaniye icya kabiri. Muhazi yishyuye umushahara w'ukwezi kwa kane abakinnyi barakubahembye kugira ngo bitegure APR neza baravuze ati ntidushaka excuse muhembwe kuno kwezi twari tubasigayemo kwa gatanu mwitegure ikipe tuzayirase nta bindi bibazo dushaka. Perezida Ronje yafashe amafaranga ashyira kuri konti y'abakinnyi aravuga ati sinshaka excuse ndagarika yavuze ati ndayigarika ngende yigusha ingoma ndavuga ni iyo uvuga ni yihariko ndavuga ni ikipe yambara umukara n'umweru y'Inyarugenge urayizi cyangwa yitiranyije nini ati nakubwiye ko yitwa APR iyo ngiyo uvuga ya mbere iyo niyo ngomba gutsinda arambwira ati nikibikwereka noneho ko atari imikino ati prime yacu bwa mbere mu mateka turekereje amafaranga 100,000 ati prime twayizamuye hejuru y'amafaranga 100,000 namwe ni abakinnyi bo mu Rwanda ko bajya bavuga ngo babacaho ngo urabona ngo yavuze ati telefone bagomba kuziremeta nta bintu byo ngo urabacaho gute badafite telefone urabacaho gute twashyize uburinzi hariya kuri Avega urabacaho ute urabacisha kuri inde ati ko nabo babizi ko ugusova sezo ko nawe batuje Muhazi urimo urayumva Muhazi numva icyo bita za ndani nyamukandagira ikintu ngo yerekene ni kimwe ndakumenyesha ko iyi match ikomeye APR izahora n'akazi gakomeye iyo yari ikeneye yuko yigira ku mwanya wa mbere ikindi kintu gikomeye cyane kuri Muhazi ibindi ngo izabyikora uvuyanga Ruremesha umutoza wa Muhazi nta kipe mu mateka aramanura Ruremesha nta kipe haramanura ikipe izo nazo zirareba Muhazi iramutse imumanukanye ayifite mu biganza bwaba ari ubwa mbere amanuye ikipe wera yaravuze ati aho kugira ngo nyivemo ko biragaragara ko hano yari hatari heza yashaka ari gusesa amasezerano akigendera ariko yaravuze ngo ndayigumana nge nyigumishe mu cyiciro cya mbere. Ruremesha rumwe mu batoza bazi gukina n'amakipe makuru pe aya makipe akomeye cyane cyane za Rayon Sport za APR za Kiyovu urumva niba hari ikintu kigora urumva Ruvuyanga niba hari ikintu kigora no kuva mu cyiciro cya kabiri bro aramanuka nde izato direct nizamura zivuye mu Musanze ko Muhazi yitwa nde yitwa Ivan Marcel Dikume Kuyate yavuge neza witonze mu Cameroon muganire neza ndakubaza abakinnyi nka bane mu Cote d'Ivoire ndakwemera no mu Cote d'Ivoire muganire abagenda yitwa Ivan Marcel Dikume Kuyate Ivan Marcel Dikume Kuyate muremure w'inzobe Kuyate agomba kugurwa ajya kwitiranwa na Cheko kapiteni wabo bamwitande Joseph Saki zandani ziravuga yuko mukuri igomba ngo kumutwara umwaka utaha siko bimeze niko bimeze bamaze kumvikana agomba kugihuza ni urwembe abakeba bagenda kitako bro umupira kawuproteja kugira ngo uzawujyane Joseph Saki nyamukanga yatakirwa nande Muhazi yategirwa n'uwo bita Nicolas Kagaba akaba ari umusore w'umugande ukomeye cyane mwaramubonye ibye Rayon Sport yabatsindaga ariko yayizengereje rekura ibishoti buri kanya rekura kwa Pasia Kagaba Nicolas sore kagufa ariko kagenda cyane kiyuta zaba nge na Rugangura twicaye ndabwiza ukuri ibintu bizabera ingoma ariko Rugangura yambwiye ati Rugaju nagiye muri sauna ndashaka ko niba ari na kagripe nivuza ngakira ati ndahava njye mucyo bita massage ati bamase neza cyane ndamwani uri ugiye muri massage ati bamase ati kuko iyi Muhazi numvise iteye ubwoba ariko nyamukandagira nerekeje icyo bita itoroshe yanjye hariya Rugaju ngewe unkoze mu bwonko abwo abakinnyi ba Muhazi toto bavuze neza banyuremo mbere yuko tujya hariya kibihurura muri defense yabo mwibuke ko turi byo na San Mamezi reka yipanga yinyuremo Ruvuyanga wikwihuta izo ni za ndani muri defense yabo kuki twavuga Marcel Kuyate wenyine bafite umukinnyi ufite experience nka Bishira Latif wazari kapiteni w'ikipe Bishira Latif uramuzi muri Kigali burya garikaga APR ari muri equipe yakubise APR match 3 zikurikiranye nibo bakubise Adiri match 3 Adiri baramutsinze icyo genda byibuka Eric cyana kasa batuzwaga na kasa Eric se ariko bashape ni kasa wayigarikaga kasa yarayisha kasa yikubise match 3 ariko muri zo match 3 Adiri yarambwa ngo vraiment Rugaju ngo vraiment ngo je suis battu nibwo Adiri yeme aroti umuntu yitwa kasa zanyica
atarankubita amereye nabi bishira ndora twagiye kuri abakinnyi rero twagiye cy'abantu bajya bibagirwa ku kipe ya Muhazi ifite bo bita Babua Samson Babua muramwibuka muri Sunrise abo bita Rutamu yamuvugaga ntago ari ziripenga Aderai yamuvugaga ate Rutamu Babua ko navugaga aho inambishobora Sameni uje bishobora nawe Babua Samson Babua cyajya muzana muri Sunrise Babua aracyahuhamya imbaraga z'umubiri ngo peti umwana nazanye muri Nigeria Babua Samson ntago ari ziripendwa uriya yagaritse Kiyovu Nyagatare ijya gutakaza igikombe ibyo ni ibya kera nyine byo mvuga ni ziripendwa Babua ejo bundi Kiyovu mu mwaka wabanjiriza uyushize ijya gutakaza igikombe Nyagatare inshuti yanjye Sekisamba atera penalty Uganda ayambutse umupaka aho muherukira ari munini cyane aya makipe yo mu ntara agarikisha aya makipe akomeye y'Ikigali induru zikavuga Rugaju nsigaje kubwira abakinnyi batatu mwigendera bihutemo tujye muri APR bakomeye ubita Kiyune n'Amasimango Kiyune n'Amasimango niba abakinnyi buri bayihetse muri iyi sezo bayifashe mu by'ukuri kuba n'utuntu tifite ikiri muri ayo 30 turi kuvuga Kiyune n'Amasimango abatipe sha APR itonde barashaka gumisha mu bandi umuntu utaragura tike mu kanya Ruvuyangaraje babwira uburyo wagura tike muri mu byago bikomeye mugure tike abareyo abafana ba Muhazi APR nguremo batera ubwoba hano Rugaju bagiye numva Rugaju adutera ubwoba twe turi intare umva hano Ruvuyanga ndaje nabonye muri za ndani za mvuye n'umukanga hano APR FC match 5 zitambutse sinzi ibitego 14 muri championnat harimo 5 abafana APR ngura basembuye cyane 3 marine bitatu kimwe gorira mu buryo bw'imibare naho nibagura amatike niba barakara ngo Muhazi atari ikipe ateye ubwo kurakarani bagende buze stade kuko bazagwayo nibatuzuza bararakara se bagomba Kigali bifashe ibyo ntacyo bifasha ni mutajya gufana muragarikwa wabanje kumva ngibi match 5 ibitego 14 binjijwe 3 gusa Nyamukandagira itsinze match nyinganya imwe ya Etincelle ifite abakinnyi batandatu nibura batandukanye batsinze ibitego muri zo match 5 zitambutse uwo bita watarafitemo 6 Dada Dek Omedi 4 bamugira neza na bambaho umwana baboneka uriya mu defenseri ufite amazina 2 azajya afata umwe andabira afata uwo bita Ivan Marcel arimo abantu babiri Ivan Marcel azafata uwitwa Omedi watararimo abataka bamwe kuyate azafata umuntu witwa Watara ni umuntu ufite amazina amazina 2 ni umuntu ayandi 2 ni umuntu Ivan Marcel ari kuri Omedi Dikumeko yati ari kuri Watara sarafatika niwe bise ngo ni mutuna nusu gira cyo kuvuga kuri Nyamukandagira dusoze tujye muri Nyamukandagira ibi byose Muhazi yambwiye nafashe telefone mu gicuku mpamagara nahamagaye Ishyorongi ndavuga nti telefone irambuka Nyabugogo nahamagaye Kimihurura ntibamfata mpamagara Shyorongi wahamagaye agace ka Shyorongi kose ko kakabaye Shyorongi rwamaze kose Shyorongi bari kuvuga ijambo rimwe ntibafite amagambo menshi Nyamukandagira iravuga ijambo rimwe bari kuvuga ngo intare yafashe ntirekura yavuga ati ibyo byo nyine intare yafashe utubwire abafana ba APR ikintu kimwe ati ruga ni interuro imwe ngufi umuntu yayandikaho igitabo umuntu yayirambura umuntu yayivugaho uko ashaka ati ubibutse iki intare yafashe ntirekura umva umutanzania kuna cumugani ku Giswahili aravuga ngo simba kizidiwa hula nyasi abashaka kuvuga iki uri intare y'inyama gusa ariko ngo iyo yaburaniwe burundu n'ibyatsi shaka kubirya ariko ikarya aho yanga iburare kikarasa imitutu iravuga ikindi kintu iravuga iti noneho kugira ngo Muhazi yumve yuko n'icyo gitekerezo cyayo kidashoboka bati irarya igitego mu minota 15 ya mbere y'umukino navuze ni murakabije abati ukuntu yayipanze uwo bita Ndori ndeka mugisha Ndori iri gushyuha baganizwa na Didier Bizimana ati ku mwitozo uwo bita Watara Ngabo Albert ari gutanga fizike zahagije bavuze bati 15 ya mbere APR ngo ukuntu ishaka kumera Didier Bizimana ngo inama ariko bagira bavuze ngo 15 ibanza Nyamukandagira aravuze ati izaba amaze gushyiramo kare navuze nti se iyi APR ni iki kintu cyatuma nizera yuko uzagarika ko bwa mbere mwatsinze kimwe kubusa bigaragara ko byanabagoye cyane bambwe bati Rugaju aba bantu baratwitiranya ndavuga nti barabitiranya bate
bati nawe reka tuguhe ibintu bifatika. Bate se Rayon Sport siwe mukeba dufite ukomeye kurusha abandi bose. Ndavuga nti nibyo pe. Wabonye ibintu twamukoreye hariya kuri finale y'igikombe cya Peace Cup bibiri byihuta mwamutsinze birimo na murusha pe. Ati biriya bavuga ko harimo isifure, ndavuga ntaho ngaho baba babeshyeye. Ibyama penalty wenda bavuga ngo bari kuba hatariyo, ibyo ni ibindi, ariko kuri Murera mwaragaritse izuba riva. Nta muntu mwibye, nta muntu numwe wabahuhiyemo, mwakubise ikipe kumanywa. Barambye bati rero imbaraga zakoreshejwe kuri Rayon Sport ari reyo. Ure yifite abafana bangana kurera n'abakinnyi bameze kuri. Abaperi bakangutse. Ati twazifashe. Bose barimo kumva ibintu kuvuga. Ati duhita tuzikuba na gatandatu. Ati ikintu kiri bube. Ati nurebe Muhazi yakabije gutya avuze ibyo bintu byose. Ati ni nka kwa kundi ushaka nko kuba wafata nk'imodoka, urabona nka biriya imodoka by'amakwasiteri ukabigongesha nk'igare. Ati Muhazi turayihirika, ati turahita muri iyo Muhazi ahubwo. Ati Muhazi baturiye turabaroha. Ati Muhazi ntiva hano turayihiga turayica. Bamwe ati nirya munsi ya bine imenye uko izo ubutumwa barimo kumva bahurizaho. Barambwira bati ikintu cyiza ngo barimo kumva mu rubuga rw'imikino ngo nuko rigana ibintu arimo kuvuga ngo azaba nahibereye ngo nicyo cyiza ko bari gutangaza. Ese bihuru rashorongi kuko ni ibisha bibiri. Je mashaka kumenya message vuye nawe ruvuyanga ukaneza ibibazo. Nane kimihuru. Bambwiye ngo nirya bike. Bambwiye ngo nirya bikira rya bine. Bambwiye ati match arangira 15 minutes iraba yari igitego. None nabwiye ni ariko ko hari ikipe ikora ama bloke igafunga ikaba defenda wenda mukaba mwanganya 0-0. Bambwiye ati wari wabona umuntu uri guhereza umwana umuto usharira. Aturabona ko akunda umubyeyi afata utuboko tw'umwana akadufatira inyuma yangiza akamufata hano kuduta amahombi akadukanda kugira ngo afunguke umutu ukinjira. Ati Muhazi niyo yakijya ku 87 niyo yakora bloke nk'izamuriye. Ati irawunywa yabishaka itabishaka. Nabwo ko bavuga yuko muzatera penalty ko bamaze igihe ngo babaha ama penalty. Bamwe ati no kugira ngo tukwemeze Muhazi arya ibitego bitatu atari muri cya penalty. Ati penalty niyo yazamo. Ati turayitsinda bitarimo impaka. Ati icyo bita mu Gifaransa avec manière. Navuze ni match ni wa Muhazi ya Izaperi gahiga Rugangora akaba agiye muri massage. Umuntu uzasigara i Kigali hazaba ari mu bika. Kana kanyenyeri 9 urwego ugure tike yawe uyibika kirikare kuko kwa gatandatu zaba yaruriye yigure kuri makere. Akanyenyeri 9 urwego ukagura. Ngo umudafansera amwita suramo amazina ni wa Muhazi. Ivan Marcel Dikume Kuyate. Afite amazina ni Ivan Marcel Dikume Kuyate. Dikume. Katwamamaza. Aperi ni munyuraho. Dakarusho n'inzobe. Inzobe Aperi ni izajyana.